ubundi muriteguye koko mutabeshye, mwiteguye kuba mwakoresha ubu butunzi tugiye kutunga, kuko bidahinduka ino open mainnet iraje ibe nk'uko Pi Core Team igenda ibigaragaza, iratubwira ko open launch igiye kuba mu buryo kandi busobanutse, mu buryo bwiza cyane. Urumva rero ko ari byiza cyane yuko ibyo bintu byose bigiye gutungana kandi bigiye kuba byiza cyane. Ni icyizere kandi ni icyizere cyiza cyane mu buryo bufatika, turacyafite ibyizere. Urumva rero vuba aha ngaha turaba dutangiye ibyishimo byacu, turaba dutangiye ibyo twavunikiye kuba twatangira kubikoresha mu buryo bugiye butandukanye kandi mu buryo bukwiye. Urumva ko rero ni ibintu byiza cyane kandi twese hamwe. Iyi Pi Network yaje guhindura ubuzima, yaba bw'umuntu uciriritse cyangwa umuntu ukennye, ndetse iza no guhindura ubuzima ku muntu w'umukire, kuko urumva niba Amerika yaremeye gukoresha iri faranga nka CBDC, urumva ikafata Pi nk'aho ari ifaranga rya CBDC, urumva ni ifaranga rifite agaciro kandi n'ifaranga ribashe kuba ryagira aho rigana, kuko rihindura byinshi kandi rikazageza abantu kuri byinshi. Urumva rero celebration in this month for celebration, in this year celebration, in this period celebration, please mu celebrate ko Web3 ije guhindura ibintu byinshi cyane mu buryo mwebwe mutabikekaga, ko wabonye ko nk'u Rwanda rwacu narwo rwemeje kuzakoresha cryptocurrency, ndetse bahereye kuri digital currency nk'ifaranga ry'ikoranabuhanga ariko ritahindagurika, kandi na Picoin bateganyije ko naryo ritazahinduka. Urumva ko barikoze nka digital currency nubwo ari cryptocurrency. Urumva rero rizemerwa kandi uko byagenda kose 2026 mu Rwanda narwo rizaba riri official. Urumva ko byagera kose 2025 n'uburyohe n'ubuki uramwaka turawutangira turi abakire mu buryo bwiza cyane. Urumva ko rero Imana mujye mwicara mushima Imana ndetse munasenga Imana, kuko Imana yarabikemeye byose. Ndababurira rero eno claim ya 314 Picoin muyihorere, ntihazanye umuntu uyikora, n'abasikama kandi bari gusikama abantu bose cyane babatwara Pi. Kandi nongere mbwira abantu mutarakora KYC kugira ngo nyaboneke ibintu byanyu bigende neza. Wowe nubona bagwaye KYC, gerageza wegere abantu bakoze KYC babagerageze kuba bagufasha mu kuza systeme yawe, kugira ngo utibeshye bakagukubita muri tentative nk'uko benshi bari bamaze kuyivamo. Urumva ntabwo ari byiza yuko nyaboneka we wakisanga muri tentative muri kino gihe baguhaye cya grace period. Ntabwo ari byiza yuko wakisanga muri tentative kandi nyamara kubera ko tumva, kubera kutakurikiza mu cy'abandi bagusaba nk'uko tubibasaba. Rero buri gihe njyewe nemeye kuba navuga ati yenda umuntu waba ufite icyo kibazo yanyegera, twasha kuba twareba uburyo twakuza KYC yiwe, ndetse namwe mubasha kuba mwari muri tentative ariko KYC nuza step 9 zose zanyu zarujujwe za Pi Network, nta kibazo rwose. Mujye muri Pi browser murebe, murasanga zabaye prove. Urumva rero ni ikintu cyiza cyane kuba bari kutwemerera ko yuko noneho twakinjira muri open mainnet buri wese biri official. Yari systeme byari ibintu bubatse, ndetse hari uburyo bari babyubatse kuriya kugira ngo bibashe kuba byasubirwamo neza kandi systeme yubakike neza kandi mu buryo ifite imbaraga cyane. Urumva rero ni uburyo bwiza cyane kandi bugiye guhindura byinshi muri no systeme ya Pi Network, ndetse even no ku buzima bwacu. Njya mbibabwira ko rero mwebwe nimutifuza kuba twakorera hamwe ngo dufashanye, mukifuza ko ifaranga ari ryo ryajya imbere, ngo ninza ngo ranche amafaranga kugira ngo uzame service umfashe ugira ute, menya ko nanjye ubwawe nindamuka nkuciye amafaranga nanjye ngakira service runaka, ubwo anytime nanjye utazayima. Urumva rero dufashanye nyaboneka rwose. Ninde wakifuza kuba koko yakifuza kuba yahomba aya mafaranga, kuko nawe
twe twifuza kuba twaba aba rich man tugatunga amadolari nk'aya rwose nk'uko tubyigenda tubibona, kuko ari amadolari turamutse yenda nk'umuntu ufite, niyo ufite payi imwe cyangwa ipayi yenda nk'igice cyayo, ubwawe wabarirwa mu bakire, kuko watunga imodoka wifuza yenda itajyanye yenda n'amafaranga ufite, ariko byagenda kose waba umukire cyane. Ni ibintu mu byo mufite n'iby'agaciro, nyaboneka mu by'agaciro, kandi mumenye ko ibyo mufite ari ibintu byo bisobanutse cyane mu buryo bugiye butandukanye rwose. Urumva rero mwipfobya ibintu mufite ngo mwumve ko bidasobanutse, kandi mwumve ko uku kwezi ariko tugiye kuba twaba muri celebration, imvune zacu zigiye kubyara amavuta, kandi dushimira n'abantu batuzanye muri bino bintu, tujye dushimira n'abantu bagerageje kutwereka aho amafaranga akorerwa, amafaranga bayahigira, ino mining abantu bayituzanyemo, murakoze cyane rwose, ndabashimiye. Baje kubasuhuza rero nshuti bavandimwe mudukurikirana aho muherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, namwe ba diaspora muherereye mu bihugu bya Afurika ndetse no ku migabane igiye itandukanye, harimo za Buraya, za Aziya, za Oceania, za Amerika za China, ibihugu byinshi bigiye bitandukanye kuri iyo migabane, turabasuhuje. Turabizi ko mudukurikirana pe, kandi murabitwereka cyane cyane muri comment, ni iby'agaciro kandi turabishima cyane rwose, kuko duhari ku bwanyu, duhari ku bw'uko tugomba kuzuza inshingano, ku bw'uko mwaba mudukurikirana cyane, mubasha kuba mwatwandikira ibitekerezo byanyu, tukabasha kuba twabishyira mu ngiro. Ni byiza cyane, ni iby'agaciro pe, muraba agaciro rwose cyane rwose. Imana ijye ibongerera, kandi rwose icyo mwifuza mujye mukibona ku Mana yanyu. Mureke rero ngiye kubabwira ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye kuri X, kuri umushinga wacu wa Pi Network, kugira ngo mwese mugende mubasha kuba mwagenda mureba iri faranga uko rigiye rigenda neza cyane rwose. Ni byiza yuko mwese mugenda murisobanukirwa, ndetse kandi nk'ikintu kito nababwira we yenda naragenda, ndashaka kubasobanurira zira step zo muri Pi browser, uko ari step 9 zose, nkabasha kuzibasobanurira zose n'intego yazo n'icyo zazigamije cyose, kugira ngo mubashe kugenda muzumvaho neza cyane, kandi twese hamwe. Ni byiza cyane ko twese tuziyumva kandi tuyizirikana neza. Mureke nifuje kubasobanurira kuri no porogaramu ya Pi browser. Ni porogaramu zifatizo muri Pi Network, Web3 ecosystem. Ya mbere bayita Fireside, niyo porogaramu ya mbere yafashe kuba yatwegerejwe, yegerejwe abaturage. Rero irashimishije cyane kandi ihuza imiyoboro yose muri rusange. Fireside ishyigikira indimi zirenga 150 ku isi yose, kandi irashobora kugezwa mu bihugu 230. Urumva ni ibihugu byinshi cyane. Ishyigikira indimi zirenga 150 ku isi yose, bigatuma igera ku mugabane wose no muri buri gace. Iyi porogaramu shingiro irenze amabanki gakondo atanga indimi nyinshi. Urumva ni porogaramu nziza cyane rwose. Imipaka yambukiranya imipaka. Urumva iyi porogaramu yambukiranya imipaka yose, kuko urumva ni porogaramu nziza cyane rwose, kandi ibasha kuba yagera ahantu hose. Banki zishyigikira cyane cyane indimi zaho ni Icyongereza cyane cyane bakoresha. Urumva ko birajyana cyane cyane n'iyi Pi ecosystem. Urumva ni byiza cyane rwose kuba iyi porogaramu yabashije kuba yagera ku bantu bose. Urumva rero ku bantu batari babisobanukiwe, ni porogaramu nziza kandi yabashije kuba yatwegerezwa, kugira ngo twebwe ibashe kudufasha nka sisiteme ibasha kuba yagera ku bantu bose. Gatatu, kungurana ibitekerezo kuri porogaramu, aho abantu ku isi yose bashobora gutanga ibitekerezo by'umushinga ku bikorwa bya Web3. Itsinda rya Pi risubiramo kandi ryemeza
ibi bitekerezo kuri blockchain. Kane, gucukura amabuye. Urumva iyi porogaramu ya gatatu ni wallet. Iyi porogaramu ya gatatu bayita, urumva ni porogaramu ziba zimeze nk'aho ziba zifite ubusobanuro bwazo. Urumva izi sisiteme aho fasitari twayibonye, payinoza wallet ni nk'aho ubika izi paycoin zawe, ni ububiko bwawe kugira ngo uzabashe kuba wakoresha amafaranga yawe. Iyi brainstorm twayibonye nayo tumaze kuyisobanura, ni iya gatatu. Bavuga ati kungurana ibitekerezo, ni nko bungurana ibitekerezo, ni porogaramu yashyiriweho kungurana ibitekerezo. Urumva abantu ku isi yose bashobora gutanga ibitekerezo by'umushinga ku bikorwa bya Web3. Urumva ni porogaramu yabashyiriweho nyine gutyo kugira batanga ibitekerezo. Nuza ya kane rero tubasha kuba twabona muri porogaramu zacu, niyo bita mining. Niho tubasha kuba twacukura tumayininga nk'uko mumenyereye mu mushinga wacu. Iya gatanu niyo bita blockchain. Urumva nayo ni porogaramu mugomba kuba mwasobanukirwa neza, kuko ni porogaramu ibishya bigezweho. Urumva ni blockchain. Kunonosora uburyo bwo gusaba byemewe ibisubizo by'izina ridahuye ryemerera abakoresha kwiyambaza. Urumva ni porogaramu nziza, kandi reka kugira ikiganiro cyo kuba kirekire kandi zibasomere kugira muzumve, kugira ngo nzasobanure neza byitwitonze. Nabwiye Farsight ni porogaramu ya mbere, wallet ni porogaramu ya kabiri, Brainstorm ni porogaramu ya gatatu, Mine ni porogaramu ya kane, Blockchain ni porogaramu ya gatanu, Developer ni porogaramu ya gatandatu, KYC ni porogaramu nayo, Chat ni porogaramu, Profile ni porogaramu. Urumva ni nzazigenda nzibasobanura neza kugira muzumve neza, ariko ndumva yenda ubaye udasobanukiwe wambwira. Mugira amahirwe, ciao ciao. Nk'uko tubibona rero, ni umwaka w'ibirori, ni umwaka wo kwishimira intsinzi yacu ndetse n'ibyo twagezeho, kuko twabigezeho tuvunitse. Ni byiza yuko rero twabiha agaciro cyane cyane. Urumva Director Paycoin yagerageje kwandika avuga ati, ubwa mbere banje aribaza, aravuga ati ngo my personal view, have we meet in the free condition of the Pi network open mainnet launched? The short answer, yes, by the end December 2024, and there is longer answer. Condition 1, complete of the Pi network preparation work in technology, product, business, and legal informed consent stage Pi network team and respect from the white paper. And as of now, we are track of the full free condition 1 and condition 2. Achieve in the following goals and network wise migration and authority cruise 50 million pioneers must pay KYC, include both full and tentatively verify account. 10 million pioneers must migrate and mine it. A truth go and last 100 real Pi apps must be and the mainnet of the mainnet ready. Progress. The only remaining requirement of the migrating 2.8 million
millions more Pioneer account of the next 3 week and the 7.2 millions account have already been migrate conditions free. There must be no influenceable external factor that would hinder the success of the open network. Currently, before a favorable environment, Trump is power in, and Bitcoin has closer $100 key. That better time of the launch open dash 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 launch open mainnet that we know final 12 unrest in the core team faces the major technology handle unknown and the pioneers. There is the various reason and the Delaware and the Pi network open and beyond and in the December 2024. The answer from the core team should be clear. We are ready. Pi core team. Urumva ni ibitekerezo byo bita Dr. Pi Coin. Urumva ni ibitekerezo byiza cyane rwose yabashije kuba yagenda atugezaho neza cyane. Bivuga ati abantu bagerageza kuba bareba bafite kondisiyo eshatu muri Pi network kugira ngo open mainnet ibashe kuba yaba cyangwa yarushinga. Igisubizo rero ni uko urumva barafite ikibazo cy'uko open mainnet izarushingwa cyangwa ntizarushingwa. Urumva bavuga ati yes izarushingwa nibyo but in December, kandi muri uno mwaka mu kwa 12 nibwo izarushingwa. Urumva turacyari mu mavuta masa. And there is longer answer completing. Urumva hano yavuze ati ngo ni byiza yuko twuzuza all open network preparation kugira ngo tubashe kuba twabitegurira open mainnet nk'akazi ka technology, product, business na legal influence a consistent strategy on the Pi network team and resistance from the white paper. Uko ari step eshatu zose ni byiza yuko zuzuzwa neza uko bikwiye. Urumva ni Apple igihe ishobora kuzabamo ama application arenga 100 yose agiye ayivanze muri Pi network kugira ngo ino open mainnet ibashe kuba yaba ready. Aho 2 miliyoni z'abapioneer bakoresha account mu byumweru 3 biri imbere cyane nako bitambutse 7,200,000 account ziri ready kuba zabona migrate. Condition ya gatatu rero yo iravuga ati birashoboka ko external factor of the code handle in success of open mainnet. Urumva ko rero birashoboka ko nituramuka tubashe kuba twakora ibiri inyuma y'iyi nsinzi ya open mainnet, ubwo no kubasha kuba twakuza KYC ibiki byose byari za system yacu nyine ko twayigenewe zira step uko ari 9 steps zose ukabamo twazuzuza biroroshye kuba twagera muri open launch, open mainnet, open network. Ni byiza cyane rero murumva ko ibitekerezo by'abantu hano kuri X ni byiza cyane kandi ni ibiduha icyizere cyane rwose. Urumva si bo bonyine bari kuduha ibitekerezo kuko harimo n'abandi bari kuduha ibitekerezo kandi byiza kandi bibasha kuba byaduha icyizere kugira ngo buriya muntu adacika intege. Ni byiza yuko agomeza kumva ibitekerezo by'abandi bose. Batubwira ati ngo uwo bita Yumai iyo bita Tama yavuze ati ngo rich people of the holding many Pi coin because they want and rich people and the gold Pi will reach also. Only poor mindset will be poor.
wait and see. Urumva ni tubwira ati umukire agomba guhodinga zino Picoin, agomba gusa nk'uzigura niko nabyita, cyangwa gusa nk'uzihaha, kubera ko umukire cyangwa wenda abakire bashaka gukira bagomba kuba bafite zino Picoin, ko niryo faranga rigiye kujya rikoreshwa, yaba umukene ararifite ndetse yaba n'umukire ararifite. Urumva ko rero kuba abakene barifite biba byiza yuko umukire yaryibikaho cyane, kuko niryo faranga rigiye kujya rikoreshwa ku isi yose nk'ifaranga rikuru y'ayandi yose. Urumva rero ni ibintu byiza cyane, ni byiza yuko abantu benshi bagenda baryitabira uko bigombwa. Mugerageze mushishikarize abantu no kuba babijyamo kugira ngo tubashe kuba twakagura ibintu byacu. Batubwira ati rero noneho reka dukompare Bitcoin dukompare na Pi network, turebe ahantu bitandukanye ese niyo ifite amahirwe mu by'ukuri kugira ngo tubashe kuba twayimenya. Tuvuga ati ngo Pi network and Bitcoin, let's make the comparison. Bitcoin maximize sample 21 million proof and work POW 1 block 10 minutes 7 transaction per second 20,086 nodes, no identification prone and criminal money laundering. Urumva baratubwira ati rero abantu 21 bafite abantu 21 nibo babasha kuba bakemerwa muri bakwemerwa muri no Bitcoin, nibo babashe kuba baremewemo. Ariko twebwe aho turi aho abantu barenga biliyoni 100 aribo bari ready yuko bagomba kuba bari protocol kuri no Picoin, aho twe dukoresha CCP and bakoresha POW, proof of work, and dukoresha consensus protocol. Urumva rero ni ibintu bigiye bimeze nkaho bitandukanye, aho transaction zirenga 1000 arizo zishobora kuba zishobora gukorwa mu isegonda rimwe, aho mu isegonda rimwe bashobora gukora transaction zirindwi muri Bitcoin. Urumva ni ibintu bigiye bitandukanye cyane, aho amanodes mu 12,086 ari byo biri muri Bitcoin. Icyo bita amanodes ni ibintu bishobora kuba byaha igrade cyangwa power ano ma cryptocurrency. Pi network ikaba ifite 364,873 y'amanodes. Urumva ni ibintu rero byiza cyane kandi bisa nkaho biri difference kuri level igiye itandukanye. Urumva ko rero nyaboneka bafite ibintu by'agaciro kandi ni ibintu byo kwizerwa cyane. Urumva ko uyu mwaka rero mutekereza imishinga migari, kuko igihe cya open launch cyageze mu by'ukuri, kandi icyizere cyo kirahari cyane kuko ibimenyetso birahari cyane pe. Aho tugiye tukareba uyu munsi ese ni irihe tangazo ubundi ryabashe kuba ryaca muri Pi network. Reka tugende turebera hamwe kugira ngo tugende dusangira amakuru agiye atandukanye. Batubwira ati the team is the finalize preparation of the estimated mainnet launch. Urumva rero iyi Pi team yo iri gutegura ino launching ya mainnet ya Pi mainnet. Urumva rero ni ibintu byiza cyane mu buryo bushoboka cyane, batwereka ibikorwa bari kugenda bakora byose, kandi barateganya ko rino faranga uko byagenda kose, irira faranga uko twariteguye nka GCV bizaba ari uriko risohokamo neza mu buryo bukwiye. Ni byiza rero mugerageze mushishikariza abantu benshi kuzamo, mureke turebere n'ibindi ahantu hamwe bigiye bitandukanye, ndetse n'ibyo bagenda bavugaho mu buryo bugiye butandukanye,
kugira ngo mwese mubashe kugenda mubyumva neza cyane twese. Nubwo iki kiganiro gikoze n'andi mu kazi ariko murihangana kuko ntabwo ari byiza yuko mbicisha amatsiko n'ababwiye uko bigiye bitandukanye kuri hano bigenda bitrendingwa muri zino sisiteme za Pi network ndetse na Bitcoin. Sawa, mureke twumve n'ibindi bigiye bikurikiraho uko bigiye bitandukanye byose nk'ifaranga ryacu twese hamwe kandi tubishyigikire.